Mukamurenzi mukobwa ariko igira hino kuguyaguye juste sinigeze mbona mama wabyaye niyo namenye ubwenge ariko ese kera babitaga abastari izina babitaga rusange no ubustari buje ubungu nimba ari uko yarahenda noza indimi zivanze ariko icyo gihe hakoreshwaga français icyo gihe bakoreshaga vedette umuntu baho hitinga iki gihe icyo gihe bamwitaga umuvedette mbega byarandenze noneho n'ababana baje binjira tugomba gutangira nabo baturutse urabona baje baturuka mu bihugu bitandukanye ukabona nabo bafite ntabwo kwera ko hari bo batabivivye wajya ukabona urabona hegerito abantu babaga biciyeyo uduhanga turi ku gahinga wava nko muri recreation ugasanga akahanga ku muntu bakashyize kuri pupitre yawe ibyo byaranushije cyane ku buryo byabayuburije kumva muri enseignement amajipo atari magufiya mbege moyenne ntabwo ari ibintu by'ijipo bya rukubitiho kuboya imyenda moyenne itagaragaza intege ari kubona amakanzu meza n'amapantaro ugenda nakundaga kwambara amapantaro n'ubu kandi ndacyayambara hari uko byo narugo nk'akazi kikaza hano muri radio nkibuka kera utuntu nk'utwo hari uwo mupira si ngombwa ngo ndebe abakinnyi. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka mbashimire by'umwihariko ku bantu mudukurikiranye ku Impanuro TV mbibutse ko nibigico gikomeye cyane kuba turi kumwe ahangaha turi ni mu karere ka Gisagara by'umwihariko mbahibutse ni ahantu hazwi nk'Isave turano gutya ku muhanda urimo uratunganwa mu buryo butandukanye ariko n'umuhanda umeze neza cyane ibi igiciro gikomeye cyane rero kuba ndi kuvuga muri kano kanya mukaba muri kunyumva nuko hari ibikorwa runaka tuba turiho ngire ngo tuba tugenda dukora mu buryo bugiye butandukanye kandi bikabigenda neza cyane uyu munsi nahisemo gukora n'urugendo kugira ngo mbashe kugenda sura abantu batandukanye ariko by'umwihariko uyu munsi mbafitiye agashya ushobora kwibaza ko gashya nakahe hari amateka abagenda avugwa ariko reka mbanze ngire gutya kugira ngo ubyumve neza ku bantu bazi iby'imyidagaduro bazi ibyo kuririmba bazi ibijyanye n'uburyo bugiye butandukanye hari indirimbo yagiye yamamara mu bihe byashize muri za karahanyuze abavuga ngo Mukamurenzi mukobwa mwiza higira hino ya gutyo aho ngaho rero hari ahantu gutyo runaka turi hari umuntu umwe byagiye bivugwa cyane ko ashobora kuba ari we Mukamurenzi uyu munsi rero nahisemo kumusura ngeze ahantu gutyo mu gace atuyemo abantu bamfashije cyane banyoboye kugira ngo bashe kuhangeza ngire ngo niyo mpamvu nafashe ku n'urugendo kugira ngo mbashe kuhagera ngiye kugira hano by'umwihariko ndizera ko gahunda nubwo ari guma mu rugo nabe n'ahandi hanaba yanagiye nubwo n'ahantu ndasa nko mu cyaro nta bundi buryo runaka byakabaye byagenze gutya yakabagize ahandi hantu ajya ngiye kugera we mu rugo kugira ngo mbashe kuba namusura ndabona amasaha n'ay'igicamunsi ariko by'umwihariko ngire ngo akaba uyu munsi aha ugeze mu umuharuro we ni ahantu heza cyane hateye jaride imeze neza urebye indabyo zirasa neza cyane by'umwihariko iyo uhageze ubona ko hatuye umuntu w'umusirimu bitewe n'isuku uhasanga tubibutsa ko kandi namwe mu ngo zanyu mugomba kurangwa n'isuku sukwirwa mu rugo gusa ngo muryame mugomba no kwita ku mbuga zanyu kugira ngo hase neza dukomeza no kugenda twihesha agaciro n'ishema turahageze rero reka twake karibu nk'uko bisanzwe muraho neza muraho gahunda niguma mu rugo nawe wahagumye twabase okay sale murakomeye yego twibutse ko n'ibiciro gikomeye cyane ko mudukurikiye gahunda niguma mu rugo nubwo turi mu rugo hari umuvandimwe turi kumwanga kuri kamera zacu n'umubyeyi afite byinshi cyane munsi atuzaniye tugiye kuganiraho nakanya keza kugira ngo tumwakire abanze abibwire kugira ngo umenye umuntu turi kuganira ninde muraho neza muraho namwe amakuru y'iminsi amakuru ni meza gahunda niguma mu rugo niguma mu rugo nyine kwirinda corona 19 murakomeye nta kibazo yenda by'umwihariko nagira ngo mutagire mwibwira abantu badukurikiranye kugira ngo bamenye umuntu tugiye kuganira uyu munsi ninde nitwa Mukamurenzi Marie Grace nkaba ntuye muri
mu karere ka Gisagara. ni naho turi ubu ngubu. Yego, umurenge wa Save, akagari ka Gatoke, umudugudu wa Rugarama. mumeze neza Nta kibazo. donc ariko urumva yenda hari ubuzima yenda urimo ubundi wavukiye aha ngaha turi kabone kavukire rwose ni ku ifishi y'umuryango. biko ku ifishi. Save yego nayibayemo igihe kirekire, niba kuhavukira ukahiga primaire ukahiga tronc commun, ni imyaka myinshi cyane. Muri ibyo byose rero ndumva narinzwi nk'umuturage waho, umukobwa wahubyirukiye, iryo zina rirazwi kandi ndumva ntabwo nahandavuriye, nahabayeho neza cyane. nuvuga ngo uyu munsi yenda sinzi yenda niba atari ibanga uraza kutubwira yenda igihe wavukiye, tubwire se niba ari zero primaire, tubwire se ubuzima bwari bumeze gute kugira ngo tugaruke no kuri ayo mateka ya kera ariko muri makeya kugira ngo twemeze tuganira n'ibindi ariko dusobanukiwe neza. Narahavukiye yego, primaire nayize Isave, second tronc commun Gisave, ariko section nayize muri Nyanza muri ETF. Naho narangirije amashuri yanjye. Wasoma. Wasoje amashuri yanjye. Narangije muri sendabyibuka. Byari byose ndumva ari muri za 80 gutyo. Meza 80. Umva ni kera turarambye. Umuntu warangizaga icyo gihe ngo ashobora kuba ari ngo ni byari bikomeye kuko nta wicaraga, wararangizaga ugahita ubona akazi ako kanya, kandi akazi iwanyu ntabwo bakujyanaga hirya no hino kuko waza gukenewe. Surtout ko nari neza ubwarimu, waradepozaga gusa bakakunama bakagushyira ikigo ugomba kwigishamo, ugakora utaha, ntabacumbikaga ntabageraga gute. ngo wahangaho ubuzima bwo warubayeho neza icyo gihe? Mbayeho neza koko nta dépense nagiraga z'amacumbi za transport, nagendaga n'amaguru nkagaruka n'amaguru nkaryama mu rugo nta cyose. Icyo gihe ubuzima bwari bumeze neza, bwari bworoshye. Nk'umuntu wari ufite amafaranga icyo gihe byumvikana, hari umukobwa wari bihagazeho, abasore byaga bikunda. Ubuzima bwari bworoshye tubigeranyije n'iki gihe. Yenda bavuga uti nashoboraga kuba mpembwa ibihumbi 10 n'urugero cyangwa 11 cyangwa 12, ariko icyo gihe yarafite agaciro ku buryo muri ayo mafaranga washobora kuyajya ntuyamare mu kwezi rwose. Wariye, wanyweye, waguze umwenda, wahahiye mu rugo. Yego sinavuga ngo yarahagije cyane, ariko kubera ko wabaga mu rugo hari n'ibindi biza asasanga yarahagije. Urebye yarahagije ku buryo ashoboraga no gukora ka economy gatoya. Kera bajyaga barangiza abanyeshuri cyangwa se n'abana bakora akazi bagakora igikorwa kidasanzwe, wowe igikorwa barasize? Igikorwa naragikoze gikomeye. Nararebye ndeba, ntabwo navukiye mu muryango ukize uhanitse, ariko narebaga nk'abakobwa icyo gihe kugira ngo werekane ko wakoreye amafaranga kandi wiyubashye. Icyo nabashije gukora, navuze ntireka nubake inzu y'umuryango y'ababyeyi, natwe turi kumwe bien sûr, kugira ngo nanjye nzajye ntaheza, nuje kunsura asange ndi ahantu heza. Wari uhagaze ubwo abasore baragushimira cyane abantu nyine birumvikana iyo myaka ikomeye. Hari abarambagizaga nyine abagira gute, ariko waza wamuhakanira, waza wamwemerera, ibyo byose nuko yagusanga heza, ntago suzugura, ntakunyuzemo ije. Yego ntakunyuzemo ije. N'abakobwa b'iyi minsi bihagarareho? Kwihagararaho kw'abakobwa b'iki gihe ntabwo nabyemera. Ntabwo nabyemera kuko ubuzima bwa kera butandukanye n'ubwo. Harimo itandukaniro rikomeye kubera uko iminsi igenda yicuma, ubuzima burushaho kuba dur. Rero ntabwo ibyo twakoze ndumva iki gihe bitaborohera. Ntibyaborohera. Niyo mpamvu yenda tugize amahirwe kugana nawe kugira ngo yenda niba hari uburyo runaka twakuzamo ikiganiro, haba kugira inama abantu cyangwa se no kugira ngo twigishe abantu ko tugendeye ku bya kera. Wigize ubamaye? Narashatse, nimariye muri 1988. Nca mu mucyo, ndakobwa, ndarongorwa nyine nsanga umugabo.
ubuzima bwari bumeze neza cyane kari bworoshye rwose iyo wakoraga ubukwe icyo gihe nk'umuntu wari uwo gufite akazi wakoraga ubukwe bw'igitangaza nawe bwari igitangaza danje bwari hano igisagara bwabereye hano mu rugo bwari bwiza n'ubu abana babashije kubona bakiri abana bavuga ati wowe waduhaye inyama watwaranyweye iki nayo nabashije ikimasa urumva rero abaturage bose barariye baranyweye nta kibazo uyu munsi tuvuge genda urumva na amateka byahise yenda uyu munsi urahangaha ubundi kuva icyo gihe ntabwo urigera uvanga cyangwa wigeze ujya no gukorera ahandi mu tundi duce cyangwa ukimara kuba marima akomeje kubanga maze kwimariya icyo gihe nimariye mva i Rwamagana nari naravuye Isave njya kwigisha muri sere y'Isave ni hari primaire noneho ba mamitation njya i Rwamagana kwigisha muri sere ubu ngubu poromoma ni orphelinat Fred Rwigema hariya ku ba Bernardine kuri infirmiere en face ahegera Gatagara ubwo rero navuye nahanga ariho njya ku buryo n'umugabo niho namuboneye ubwo rero tuza hano kugira ngo tubyereke ababyeyi imihango yose ikorwe nuko byagenze donc masi musura no kongera kuba i Rwamagana nabaye i Rwamagana igihe gitoya ubundi oya ntabwo ari igihe gitoya ni nk'imyaka nk'ingahe nk'itatu ine ubundi mbona transfer yo kuza kuba Kigali ubwo turi Kigali kuko niho inzu y'umugabo yari iri ni Kigali warahabaye nari ndi Rwamagana umugabo yakoraga muri Petro Rwanda Rwamagana ariko biba ngombwa ko jyewe nzi Kigali kurekipera inzu yari yubatseyo Kigali wayituyemo nayituyemo imyaka myinshi Kigali ubuzima bwari bumeze gute kugira ngo tugaruke cyane cyane n'ubuzima bw'imyidagaduro Kigali icyo gihe icyo gihe ubuzima bwari bworoshye nabwo kuko ntabwo natinze kubona deja nimutse umwanya wanjye warabonetse muri uko kuboneka ndatangira nigisha abana bisanzwe ku Kicukiro hariya kuri Don Bosco hariya hari paruwasi niho nigishije ngira Imana bampa umwaka nkunda wa gatandatu niho abana bakoreraga examen national bikampa courage yo kwigisha cyane cyane n'umurava kugira ngo mbashe gutsindisha abantu benshi nibyo ko byangendekeye ko nahigishije imyaka nk'itatu ine ubwo nibwo jenoside itangiye icyo cyatumye mpava icyo gihe baga muri Kigali icyo gihe nabaga muri Kigali ubuzima bwa Kigali tugaruke yenda muri bihe bigiye binyuranye cyane nyine amateka aba yaragiye abaho nta n'uwayahindura cyane cyane turaza kwitsa yenda kuko byumvikana nawe wari umuntu warubayeho wajyaga mu mwanya wo kwidagadura imyidagaduro muri Kigali icyo gihe byari byifashe gute na tujya tunasanisha n'ubwo buzima bw'ahangaha haba ari orchestre ibitaramo byabaga bimeze biti icyo gihe muri Kigali urebye abantu b'abajene urumva narahuye mu bajene nari ndi umuntu uri responsable w'urugo ariko ko nabibonaga muri weekend haba hari abantu bafite umwanya wabo wose weekend yarageraga bakajya muri boîte bakakora gahunda bakajya muri boîte bakidagadura n'ibyo cyakoze ikintu gihe najyagamo cyo kwidagadura n'umupira kuko nkunda umupira cyane umupira w'amaguru iyo hakinaga kipe nkunda mfana naguraga itike nkajyayo naba ninjiye kwa kundi abo umuvundo agahinda kakanyica ariko nibinshi intege nkazajya nkomeza gukunda iyo kipe wihebeye ngiye nkunda Rayon Sport cyane cyangwa n'ukuro mu majyepfo nawe oya kubera nizi Nyanza nigize Nyanza muri ETF ubwo rero niyo mpamvu nayikunze kuko twiganaga n'abana b'abakobwa bafite basaza bo bakinamo tukazajya tujya kubogeza ku kibuga muri sorti ari ku cyumweru urazi sorti z'abanyeshuri ubwo urumva par influence biza tuza kuyikunda no kwisanze uri umukunzi wa Rayon Sport rwose kuya nama orchestre bya Nyampinga wigize kuyitsa ariko nagira ngo natugaruka ku buzima bwaho nawe isano ufitanye n'ubuzima bwawe ama orchestre iyo nabashije
kureba ni Nyampinga kuko niba utarabona niho yari iri niho kavukire. Iyindi nabashije kubona ariko Nyampinga niyo nabonaga inahangaha cyane. Ariko nabwo ubuzima bw'i Rwamagana Nyampinga yajyaga iza. Ndibuka ko bigeze gusohokera i Rwamagana tujya kureba ahantu bitaga Maison d'Accueil i Rwamagana nk'abakobwa nyine bikoze babanaga mu nzu imwe tukikoraho tukajya kuyireba. Tukamera neza twumva turanezerewe nibyo cyane cyane nge narishimaga cyane ko ari abanyabutare babaga baje kandi ari abiwacu numvaga nishimye. Icyo gihe imyambarire yari igezweho yari igihe musohoka n'ubu mwari mukira mwari muri abakobwa. Imyambarire yari imyenda isanzwe amajipo atari magufiya mbega moyenne ntabwo ari ibintu by'ibijipo bya rukubitiho kuboya imyenda moyenne itagaragaza intege ari kubona amakanzu meza n'amapantaro. Ugenda nakundaga kwambara amapantaro n'ubu kandi ndacyayambara nta kibazo iyo nibereye mu mirimo mba sinshobora kujya ahantu yenda runaka ahantu hiyubashye nyambaye ariko mu mirimo hano cyangwa imvura yaguye ziyambarira nta kibazo. Ubuzima urumva yenda bwari ku buryo runaka uri kugenda ubutubwiramo kigiye mwumva mwari mu cyiciro cy'abastari urumva nawe wari ufite amafaranga unakora yenda nubwo kigiye wari utarabamariye wari ukiri umukobwa ufite amafaranga ese gute nta kuntu mwajyaga mufata nk'abantu yenda mugasohokera nk'ahantu urumva ko hari ubuzima runaka mwari murimo mumeze nk'abastari mbere ya mariage. Yego urabona mwabaga mufite groupe y'abantu mwabaga mukorana abakobwa mu bicuti mwagirana gutuntu nk'utwo bo evenement nk'iyo ngiyo yaza mukikora mukagenda bikarangira mukishima mwagera mu rugo mugasubira mu byo mwabonye mukabigana uburyo babyinaga ibiki mbega twarishimaga nta yindi arrière pensée rwose tukishima tukumva turanezerewe. Abastari bari bagezweho barabaye icyo gihe nko muri Nyampinga harimo Oncle Boni. Yego aracyariho ubu Boni ashobora ko yarapfuye nta makuru yenzi hari na Samputu nabo nabonaga je niyenteresagaho ntabandi niyo bari abastari bari bagezweho niyo mazina wumvaga agaruka cyane kandi baranigaragazaga cyane. Akaririmbo wakundaga icyo gihe kari kagezweho mu Rwanda wakundaga nawe kagushimishaga ubitewe n'ubwo buzima rugiye urimo bugiye butandukanye karakara? Kuri orchestre ya Nyampinga se imwe bavuga ya Crayon na Shimbo yari yambaye Crayon na Shimbo wa musore w'ingoma Ibutare yaragaciye reka da nawe yari indirimbo gusa numvaga indirimbo gusa ariko urebye ibintu banaririmbaga byari ntuza abantu bakera baririmbaga les histoires vécues nicyo kintu nabakundaga yari nimba ari nk'umuntu histoire yabayeho ibikini bikibazi bahimbaga indirimbo apropos n'ibyabayeho ntabwo bahimbaga cyangwa reka bya bindi bakubitagura ibigoma bishyiramo ibintu barimbaga surtout ibintu byabayeho akenshi nk'uriya mwana w'imfubye nawe iriya ndirimbo y'umubyeyi w'umumama wataye umwana wamusigira se Janindo yiririmba ngo no barayinterprese njya numva barayinterprese muri iyi minsi ngo ndashimira papa ngo wandeze ngo icyama ngo nkabona mama akareba uko nsigaye ingano. Ni indirimbo na Nyampinga nayo yiririmba niyo yayiririmba. Hari indirimbo nari mbitiraje ngo yewe mama ese biri ntabwo ari iyo ngiyo kandi nkunda kugera nuko nyine hari turi mu ngiyo nihera ngo juste sinigeze mbona mama wabyaye niyo ngiyo namenye ubwenge ariko ese kera babitaga abastari izina babitaga rusange no ubustari buje ubu ngubu nimba ari uko yarahenda ntuza indimi zivanze
ariko icyo gihe hakoreshwaga français, icyo gihe bakoreshaga vedette. Umuntu uba uhitinga iki gihe, icyo gihe bamwitaga umuvedette. Vedette se y'ibintu by'amato byo mu mazi ra? No, kuba vedette bavuga ko ari wa muntu ugaragara cyane kuruta abandi, wigaragaza cyangwa se uzi ikintu runaka gusumba abandi. Urumva rero nimba tuvuge nka Samputu, icyo gihe yari umuvedette. Kamurenzi rero iyo turi gutambuka tuzanga dutembera mu buryo bugiye butandukanye, abantu benshi cyane bakunze kugaruka bavuga ko ari wowe impara zaririmbye. Niba ari impara, niba ari bande sinzi, yenda abantu baririmbaga kera, ariko uraza kutubwira ukuri gushingiye aho ngaho kugira ngo muri makeya n'umuntu dukurikiranye kano kanya kuri iki kiganiro ariko azi ukuri uko guteye. Muri make ndumva ibyo ari ukubeshya. Gute? Ni ukubeshya kuko nuba muri abo abantu bari bakoze iyo groupe nta muntu rwose nari nzimo. Yego icyo gihe baririmbaga iyo ndirimbo ndayizi nanjye, ariko ndumva atari giye kuko nta contact nari mfitanye nabo rwose, nta n'umuntu n'umwe nari nzi muri abo ngaho. Ubwo baranyitiranije muri make. Yesu kugira isoko rero, ariko urumva ibyo bintu bishobora kuba byaraturutse kugira ngo bajye kuvuga ati niwe waririmbanye n'impara nayo byagenze gutya. Urumva ibyo bintu bishobora kuba byaraturutse burya abantu ni abantu. Iryo zina muri make ryaramamaye. Yego, hari muri iyo ndirimbo y'Impara, ariko hari n'undi witwaga gutyo wirukaga, wirukaga mu bintu byo kwiruka, mbega muri siporo yo kwiruka, atletisme. Uzi ko yabaye n'uwa mbere yanazanye n'igikombe, ariko nk'abantu baba badasobanukiwe batazi ubuzima bwawe, kubera ntabwo nakunze kuba inaha cyane, nakunze kuba mu mujyi. Ariko ukuze umwana ugiye hejuru bamubwira ngo Kamurenzi ati ni wa wundi baririmbye impara zaririmbye. Ibyo mbyumvise mbifata gutyo, nta gisubizo nabitangira, gusa si ngombwa kwisobanura kuko uzi ko birumvikana aho ngaho, cyangwa bamukereka nabo ngabo baravedette. Tuzigarukira mu bya kera twongere twibera abavedette. Ese akera ariko ngo bakobwa bakera barabengaga ku buryo bukomeye cyane? No, byaterwaga n'uje uwo ari we cyangwa se n'intego uba warihaye. Ashaka kuvuga icyenda nkanjye nari mwarimu kazi, cyenda nkashaka kuvuga ni igihe sinshobora gushaka umwarimu nkanjye. Ni urugero par exemple. Hari nkanjye naruvuga ni abasirikare nshobora gukundana nawe akagenda yenda ajya ku rugamba bakamwica nkasigaye yenyine, sinshobora gushaka umusirikare. Donc ukishyira mu kintu, iyo ushyizemo ikintu rero ukora juste ibyo umutima nama wawe ukubwira. Ariko burya gahunda n'iz'Imana ntabwo wajya kuvuga ngo ni kuko si wowe ubwira. Imana hari ubwo ipanga, muri uko gupanga ubwo yenda gahunda zaba zikaba n'ubwo bwose byapfa nyuma, ariko hari aho uba wagosheje. Uyu munsi tugarutse ku ruhande rwawe, yenda mu karere ka Gisagara naho uri, ariko atuye ko uri muri Kigali. Nanjye ngo tubwire waje kuva i Kigali gutebuza Igisagara gute, mu buhe buryo? Muri make ubuzima i Kigali bwarakomeje, jenoside iraba, ndakora, narigishije d'abord nyuma ya jenoside nza kubivamo. Ariko kubivamo byatewe n'agahinda nagize k'abana banjye nigishaga. Dusubiye ku ishuri jenoside imaze guhagarara, abana banjye sanga presque la majorité barapfuye. Ndababara, mbega byarandenze. Noneho n'ababana baje binjira, tugomba gutangira nabo baturutse, urabona baje baturuka mu bihugu bitandukanye, ukabona nabo bafite, ntabwo kubera ko hari bo batabivivye, wajya ukabona urabona hegerito nk'abantu babaga biciyeyo, uduhanga turi ku gahinga, wava nko muri recreation ugasanga akahanga k'umuntu bagashyize kuri pupitre yawe. Ibyo byaranushije cyane ku buryo byabayobirije kumva muri enseignement. Kuva icyo gihe utangiye kubona ibyo bintu nabayitushe n'ukuntu natekerezaga abana banjye banigishaga,
hari abana watumaga akantu runaka bakubaha, hagira unanagusuzugura ukumva ko atagusuzuguriye yuko ari ukubera ubwana, ugatumiza iwabo bakamucyaha ukabigenderaho, ariko mwari mumeranye neza. Nyuma ya jenoside rero numvise ko bapfuye, abenshi barapfuye bariya ku Kicukiro, mpita numva mbaye desi, j'ai été obligé yo kubivamo. Ndavuga ni Imana izankorera ibikomeye, yenda mbona kandi kazi ariko singiye kubikomeza. Niko byagenze, nagiye mbona utuntu tw'uturaka za enquête no mu ma ONG, ngira contrat ya swate y'amezi 6 nakoze mu ma ONG menshi. Hanyuma ama contrat arangira, mbije kwicuruza. Muri uko gucuruza rero ntabwo biragenda rwose bimera neza, ariko nyuma nza kubona ahantu akazi mudamu w'inshuti yanjye yandangiye, wari inshuti cyane avuye i Burayi, arambwira ati ngwino uje kumfasha muri projet mfite, ariko ibyo ngibyo gucuruza byari byarahagaze kubera ayo maprojet nakoragamo n'ibiki byose byatuma gucuruza butagenda. Nuko aho konti irangiye urumva nta kundi bagomba kujya deposa muri enseignement, ubwo uwo mudamu ndamwemerera turagenda ndamufasha, gusa yarandisovye ntabwo yabashije kumpemba, ubwo nguma aho ngaho. Ubwo n'ahantu muri Sake nagiye, muri Sake ngezeyo, ubwo tunaniramwe mbopurije yo kugaruka. Naragarutse, ariko ntari nagaruka naje kurwara, nuko kurwara biba ngombwa konza mu rugo kugira ngo mubashe. Urumva kurwarira ahantu abantu batakuzi, yego inshuti uba uzifite, ariko inshuti ikubi iruhande ntayo uba ufite, ugushigishira ku gakoma, mbega gukorera utuntu twangombwa. Ubwo j'ai été obligé yo kutaha mu rugo kugira ngo yenda ubuzima bukomeze. Niyo wakira wasubirayo, ariko mu gusubira i Kigali yenda nabonaga nta hantu nari gutangirira. Uwo muntu wakwambuye yawe, donc ngira ngo yenda tushira amatwi tumve ni contrat mari maragiranye se? Nta contrat, mbega hajemo ikintu cya confiance. Ni nkuko yari inshuti ikomeye. Yari inshuti yawe yaturutse ni Burayi? Yaturutse Burayi rwose, twuzura cyane. Ni nawe washakishije Kigali arambona kugira ngo njye kubana nawe, ariko nyuma kubera burya ntabwo buzi karakteri y'abantu, agenda ahinduka, abakozi bakagenda, bose bakacika, nkahaguma kuko nari ndatashewe. Ariko finalement ndavuga nti nzagumana nawe kugeza ryari. Nanjye nta kintu ngejejeho, ntabwo kwezi kwashiraga ngo mubwire ngo mpemba. Numvaga narindiraga ko kuko twarasangiraga tukajya gute, twarara no mu buriri bumwe, uko se wajya kuvuga ngo mpemba gute. Nubwo mbonye nta kintu nzageraho, biba ngombwa ko musezerera. Ariko naje gutya imbokoboko byarantromatije cyane. Waje ugarutse ahantu wambari incocero, byarantushije rero, birantusha. Ubwo ngombwa nyine ko menyera ubuzima bwa hano, nta kindi. Hano uhagarutse ryari Gisagara? Muri 2017. Wari umaze imyaka ingahe utarahagera? Ntabwo ari ukuvuga kutahagera. Urabona ko hakundi uba uri hirya y'umuryango ufite business runaka, unanatuye, urumva deja narindi mariye, uzano bwa rugende yenda ukomboye abantu, ababyeyi, inshuti, nanyaganyuza mu nkaza yenda nkahita naha. Kenshi ari nk'inshuti zanjye zabaga zifite imodoka, zikaza zigaparika, tukidagadura, tukarya, tukanywa, tukaruhuka, tugasubira. Cyangwa se n'abashike nyine nkarara ijoro rimwe nkabyuka nigendera. Ntabwo nari narataye burundu, ariko nyine kuzi nanga warabipangiraga. Nuva umutware wawe aracyariho? Oya, yarapfuye. Ubwo ibyo byose byabaga nta mwana afite. Tugarutse ahangaha yenda hano wagarutse ryari? Wari ugarutse kwatura, havuye kwatura ryari? Wavuye muri za 1998? Ni Mariya. Ukimara kwimara ntawe ugiye gutura inanga? Ntabwo nongeye kuhatura, nagiye ubu nagiye navuye inanga nyine. Umugabo namuboneye Rwamagana, agiye mu kazi, umvi Rwamagana nzi Kigali. Ubwo rero biba ngombwa iyo taraje yose nagenda garuka kwivuka. Ubuzima hano Gisagara meze gute nyuma y'imyaka 20 utongeye kuhatura?
byarangoye ko nawe wari waramenyera ubuzima bwo mu mujyi bwiza bworoshye yego bworoshye burya nta nubwo buba bworoshye gusa nuko Kigali akana kari kose ukabona ku buryo bworoshye ari akamake ari kiki ariko mu giturage ubuzima bwaho baba bategereje ya myaka yabo bahinze kugira ngo yere ibintu nk'ibyo niho bavana ifaranga hanjye rero yego naje mfite dukeya two kuba nifashisha ariko ntabwo amafaranga aramba rero byabaye ngombwa ko nyine menyera ubuzima bw'igiturage niyo wifashishe uvugura hano cyangwa ino nzu n'ubundi hari abantu bayibagamo iyi nzu yari iya famiye nagomba kugenda uyisigira famiye nubwo rero wari warayubatse ubwo naje nyine icyumba cyanjye dore ni kiriya nta handi ubwo ndaho nyine burya imibereho ubuzima buragoye ku buryo nta kintu nkura ifaranga cyakoze icyo nshimiraho Imana ni inyembabazi abantu nabanye nabo ni benshi Kigali twabanye nabo hari abahavuye urabona ko ya jenoside yarabashije kujya i Burayi mu bihugu bitandukanye ari Europe ari Amerika ari cyakoze muri Aziya ariko kameme twakomeze kugirana contact kubera ko nzi Kigali mu gucuruza kwanjye nafite keya iteye ubwoba mfite n'ibyashara mfite ibintu byiza nkora curuza byiza amenye no kwakira abantu aho ugize ikibazo nka kwaranja ibiki mbiga uko byatumye rongera inshuti nyinshi ari abana ari abakecuru ari ibikwerere inkumi ni ukuri ubwoko bwose nabashije kubana nabo neza rero urumva burya usoroma aho wahinze nanjye nageze hano twakomeje kugirana contact nabo ese amakuru yawe bimeze bite naho nyine nabaye umugabo naratashye ubaye hute se ndaho ndashima Imana kubera ko naje ndwaye bambazaga itandimo ntabwo ndashima kuko navuye kure no kuko hagati aho ngaho ngira gutya ati uzajya udutelefone tuzajya tukohereza amayinite ntabwo wanyohereza 100 kameme nyohereza 10 nyohereza 5 ibintu nk'ibyo ngibyo mbega muri make abona banye nabo niyo bagufashe muri ubwo burwayi n'ubu barafasha ariko nimba umuntu agufashije rimwe ntabwo yakongera kameme ariko ndashima aho bigeze ndashima uyu munsi kugira ngo yenda Mukamurenzi navuga ati bwa buzima bwiza nagize icyabonsubizamo yenda ntabwo wenda byashobora kubiye bisubira inyuma ariko ikintu ukeneye kugira ngo navuga ati ibintu byagenda neza uyu munsi ubuhagaze ukomeye iki kintu mvu ukeneye muri wowe jewe muri make mva sinakwifuza ariko kuba mfite ubuzima bwiza ndashima ariko ikibazo nuko nk'umuntu kameme ugifite umutwe ukora occupation icyo gukora nshyiramo bwa bwenge bwanjye kugira ngo yenda nimba mbonye 1000 nyibyazemo iyo ntuza nka fond nka ikintu cya fond kugira ngo wongere ukomeze za activities zawe yenda wari wakoraga cyangwa se unanakora kandi ga projet bikakokipa mu buzima bwawe utiriwe wicaye mu rugo wiciri sinavuga ko niciriza zikojesha nabangondoje Imana kandi nta kintu itankoreye ariko yo kuba udafite occupation nicyo kintu kigira kandi nkunda gukora cyane diplome yase ni igihari irahari ariko system nizemo ntabwo imperimeta kugira uretse ko akazi kose nabona nagakora akariko kose niyo wambwira ngo nirwe nk'oropomo cyangwa noza umuntu puruvi kombaho icyo kintu rero mu kiturageze rumva ntabwo bishoboka ariko mbonye occupation mbonye akazi gatuma muga byanshimisha abantu bose wigishije muri iki gihe cyose wagiye wigisha nta muntu wavuyemo ari umuntu ukomeye ubu ngubu usigaye barahari benshi hari abana benshi duhura babasore beza cyane baguze amavatiri nigishije ababyaye abageze gute hari nabo twajyaga duhura i Kigali nyine batari bimariya bamagarara bati mwarimu rero
ati injiramo tukujyana aho ushaka ubwo bakarti urabizi ariko udukubita kuko kera kamwe twacishaga gakona abana iyo utatunyuzaho kakanyabo ntabwo tuba turi abagabo bagejeje ahangaha ibyo bakabirokonesa nkavuga ni kweri ni umwuga w'ubwane muri métier noble koko no kumva nanjye ndishimye n'aba bandi bavugaga ko batoteza nimba ari ugukura ati ya nkone wankubise niyitumye ngana gurya ibintu nk'ibyo hari urabona nka kontriyo yashiraga muri izo za ONG akajya kubona ati nzakohereza fund akajya kubona kohereje kuri telefone warayimuhaye nk'ibihumbi 10 ati narashimye warayangishije kwigisha numva mbikunze n'ubu ngubu nabwiye abana bano muri quartier ariko se mwagiye muza abigisha France byibura kuri icyo kintu nabamarira nibyibura niyiwanyu bajye batanga 500 ku kwezi ni kugira ngo mbone isabone ni ariko na muturage ishobora kukwemerera najwi aho kugira ngo kwemerera ashobora kujya kumwe aho rwabaye ariko ntarebe ikiza yabagiriye umwana kuko umwana ntabwo azi ikizavamo ntabwo narategereje ko agira umuganda hebo nuvuga ngo systeme yo kwigisha yizi igifaransa cyane pedagogie wenda kizi rwose n'abagenzi ndakizi bihagije mu buryo bwose bushoboka wakigishijemo banagikoresha impamvu naragikunze buri hari ikintu umuntu akunda iyo rero ufite ikintu ukunda uracyata ku buryo rwose nta mananizo byaranagufashije cyane byarafashije cyane kuko ni Kigali najyaga ntanga cours du soir andi uri umushahara avec les cours du soir ukagira ikintu cyongera kameme kuri salaire yawe ubuzima bugakomeza kuba bwiza nabifite abana benshi nigishaga cours du soir surtout nabigishaga imibare nabigisha na France gusa imibare na France imibare nayo donc urayikoreshaga cyane wigisha abana imibare urabona muri primaire urabona igitabo cya primaire buri yasiziyemo ibikubiyemo byose noneho kugeza naza aho batandukanira muri za mélange za mouvement za equation ibintu byo ni kirusha iyindi myaka algebre ibintu nk'ibyo ariko nkunda kwigisha imibare n'igifaransa kuko abana benshi ba faible mu mibare burya France rero kubera ko atari ururimi rwabo bumvaga ko ugomba kuhata tukabahata grammaire akenshi ni grammaire ubigisha hanyuma ukazajya ubahana briefing yuko muri ntuza zabo bagomba kuzajya binisa kuzajya bavuga français ntibagire complexe ahubwo bakavuga kugira ngo bashe kubakosora burya unibatinya amakosa ahubwo babashe kubakosora ese uyu munsi urebye ukuntu education ihagaze kandi tuvuge uyu munsi urabona niki kintu education iri kubura kugira ngo wende ibe yafata urundi rwego rurenze urwiri uyu munsi cyo kintu narumaritse nk'umuntu wigishije education ntacyo yari itwaye pe ariko ahantu nabonye byapfiriye si ugupfa byo gupfa kamwe ibintu binanapfuye birakosoka cyangwa ukabona aho intege nke ukazikosora ni iriya myaka yabanje mbere umwana yaba agiye kugira gutya yize igifaransa certain moment birahindutse mu gihe mu cyongereza bamara gufatisha bati noneho birahindutse tugiye mu gifaransa ukabona nta stability iri muri ibyo bintu ku buryo ushobora guhura nk'ubu ngubu umwana ati nize muri system anglophone yego ndabyemera wize muri ariko ntashobora kwiexprima ntuzanahura nawe avuga mu muhanda ngo byire wumva kana avuga cyangwa se nimba muri kugira yumve afite conversation muratona conversation no ariko français guhera twebwe za troisième primaire twabonaga n'ibihano
tukazajya twambara amagufa twambara ibiki iyo wavugaga ikinyarwanda yego ikinyarwanda kugira ngo twinisi igifaransa urumva guhera turaziyemo katiyemo senkiyemo siziyemo byo byari finale wigagamo bya grevisi grammaire itomoye n'ubu ngo hari ibintu naborotse bya grammaire bya grevisi nshobora nkibukana by'ama recitation wizari zihari kandi ukarisita neza ariko nkavuga nka grammaire hakaba ukavuga uti muri grammaire dore itegeko ko rivuga tuvuge nko muri accord ya participe passé cyangwa participe ya participe passé employé avec l'auxiliaire avoir cyangwa se être ukamenya igihe uri bukore accord di participe ibyo byose ukabimenya ukamenya les verbes du premier groupe du deuxième groupe du troisième groupe ibintu nk'ibyo ngibyo ukabubizi itegeko amategeko yazi ariko umwana na bonjour ntabwo azi kuyivuga simbizi nimba bashyizeho ngo igifaransa ariko sinzi ntawe nari numva yanyibwira ati twize igifaransa iki n'iki yego urabona niho hantu hasa nk'arimo akabazo ko harabaye instabilité muri langue kandi burya iyo uzi langue ahantu hose urisobanura yego abantu bongere biyumvire kwiga ururimi oya nimba barwize nibarushyiremo ingufu ku buryo nururangiza uba uzi kwisobanura wajya ahantu runaka ukisobanura be nta udategwa kandi ntugire complexe yo kuvuga ngo nzuru ururimi ngo ndarwihererana nyine gerageza uzajya uvugisha abantu kuko niyo umuntu nimba uvugishije nkumvamo agakosa ngukunda nakubwira ni ahangaha wakoresheje dore bavuga gutya na gutya ndumva ari cyo kintu umuntu ntagire complexe yo kuvuga ahubwo abivuge bipfuye bagukosore bibaye byiza bagushime ariko ufite iyo ntuza iyo volonté yo kuvuga by'umwihariko mbere ko tugera ku musozo twahoze ibintu bigiye bitandukanye ariko ndashaka ko tugaruka yenda ku bijyanye n'imibereho y'umwana w'umukobwa muri iyi minsi ubuzima bw'umwana w'umukobwa mu gihe cyanyu ubyiruka uri umwangavu kura utangira kwiga usoza kwiga n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa w'iyi minsi ibirego byinshi cyane urabibona abaye mu mujyi wa Kigali abantu batandukanye bagiye mu buzima n'imibereho y'abantu batandukanye nawe ukurikije uko wakuze niki kintu ubuzima mwakuriyemo mwabayemo abakobwa b'iyi minsi babigiraho ku byerekeye abana b'abakobwa iki gihe mbara kubera imyaka igenda yicuma na civilisation iza simbizi ariko kera umwana w'umukobwa rwose yarubahaga nimba baba bamusize mu rugo akamenya ko agomba guteka baba bamubwira akajya kuvoma akaboha ibintu nk'ibyo mbega barumviraga bagiraga ikinyabupfura kandi bakamenya gukora uturimo two mu rugo bakagira discipline bakagendera ku gitsure cy'ababyeyi ariko Paul mama ntabwo ariko bimeze umwana usigaye ubona afite liseale yigenga umwana arigenga umwana w'umukobwa ukabona ari kubise hagiye ahantu wabo batazi ukabona yambaye ukuntu ukabutera aragiye nta kundi ntuvuge niyo uvuze ntabwo akumva mwana rwanda ngo ngwiki ahubwo uti reba ibyara kugati reba ibyawe giye undeke yanatahuka yenda amasaha atinze wamucyaha ati urashaka ahubwo akakurusha uburakari donc nta discipline nta ki kandi n'intoza ubona n'intoza n'imyifatire ntabwo ari imwe kuko ubona oya byarahindutse mu nzego zose hose ukabona yenda n'umwana aragiye umubyeyi urahangaha shodekanye n'abasore umuhanda gusa ibyo bintu kandi twebwe iyo bakubonanaga guki reka da waryaga ibiti gusa imivumu ibintu inkoni yabaga ibitse aho ngaho cyane ababyeyi barahanaga ariko ubu ngubu nta mubyeyi ushobora gufata umwana we ngo amukubite ngo amuhane ntabwo bishoboka ntabwo d'abord agutsindisha itegeko bashyizeho yuko nta mwana ugomba gukubitwa ati nunkubita ndajya kukurega ngo icyo ni icya mbere ntushobora no kuba wamufashe kuko akurusha imbaraga
hari urisaziye akagutera sentiri gusa waba urwana n'iki nyine wowe usenga Imana gusa kugira ngo Imana imuyobore nta kindi ni ukubona bukeye nta diferanse irahari. Ese kudahana umwana kutamunyuza akanyafu nibyo koko ku ruhande rwawe kutamucisha akanyafu ntabwo ari byo. Yego ntabwo nshyigikiye ko bakwita umwana pe kuko nanjye birababaza umuntu agira n'impuhwe ariko burya ifo gucishaho gato ntumubabaze ntumutera igikomere ariko byibura ugacyaho gatoya kuko burya inkoni ivuna igufa nivura ingeso wowe uramucyaha ubanza kumubwira mu ururimi rukavaho uko twana dutoya ifu kuducyaha kugira ngo tuzakurane gahunda ariko mbona kuriya kuvanaho nako gatoya atari byo. Ariko abenshi cyane bashinze amakosa ababyeyi bitewe nuko yenda igisa nk'uburere bwaradohotse n'ababyeyi n'abimyitwarire nayo igenda igira mu gupfa k'uburere bw'abana babo. Ibyo hari ikintu bivugaho? Icyo mbivugaho kudohoka bifite ishingiro. Umubyeyi ubuzima bwarahenze burakomeye. Umubyeyi abyuka ajya gushabika ashakisha icyo abana barya. Ubwo urumva hehe n'abana ari umugabo ari umugore sirituye na nk'abantu bakorera umushahara bataha nijoro urabona haje n'ikintu cyo kwiga noneho wongera ubumenyi buraza amasaha 6 z'ijoro ntuzi uko nabana biriwe ntuzi umukozi uko yabafashe urumva burakeye burije urumva umwana aho ngaho ni wapfira. Ikindi ku byerekeye ibyo umwana w'umukobwa nawe hari n'abantu badafite ingeso nziza yenda bo bakuru babasumbyeho gatoya akagendera mu kigari kuko bahaje influence ituma umwana agera gute afata imico idahwitse kuko nta muntu umukorera suivi nta muntu umureberera bambwiye ati dore unyuza ahatariho dore nyuraha ntabwo ibyo ngibyo bishoboka rero niho bipfira byose. N'ubwo butumwa wagenera abantu badukurikiye kano kanya kubijyanye n'imibereho n'ubuzima n'isomo ry'ubuzima wabahereza bitewe n'ibintu bitandukanye bagiye unyuramo ku ruhande rwawe? Ikintu cya mbere nabonye isomo natanga irya mbere ndabishyira mu mibanire n'abantu numva ikintu cya mbere ari ukubana neza n'abantu ukumva ko umuntu uwo ari we wese hari icyo yakungura cyangwa se hari n'icyo yakumarira. Kubana neza nicyo kintu cyiza do muri make urukundo kuko nutabana neza n'abantu nawe ntaho waburi. Example nshyiraho nuko mu buzima yenda mvuye muri Kigali nagize iyo ntaza kubana neza n'abantu ntabwo mbona ameze gutya naba naragiye gutora amashashi nirirwa nsabiriza mwamfungure mwahono ntabwo ibyo ngibyo ntibizanambeho. Ikindi navuga natangaho inama ku byerekeye tuvuge uburere bw'abana. Abana byaba byiza ari uko umwana umutangiye hakiri kare akiri muto cyane ukagerageza kumukurikirana ukamworiyanta mu bintu bishoboka byose ari mu byo bakora mu myitwarire siritu mu kwiga cyane cyane ariko akaza kwiga kuko iyo umuntu yize ahantu ashobora kwigeza. Niyo utakwiga ngo uminuze ariko hari akantu ushobora gukora kameme cyangwa se ukasoma n'icyo cyapa wiperiza ahantu ibintu nk'ibyo kwiga nabyo ni ibya mbere bareka abana bige nabo ubwabo bige. Ikindi navuga mu myidagaduro byo ntacyo nabivuga rwose umuntu aba afite ibyo akunda umuntu ahitamo icyo yumva akunda kumva. Hari uko byo narugo nk'akazi kikaza hano muri radio nkibuka kera utuntu nk'utwo hari uwo mupira si ngombwa ngo ndeba abakinnyi no kumva byonyine kuri radio ukuntu bakomanta umupira kibiranshimisha. Abantu rero kubyerekeye imyidagadurire burya baratandukanye umuntu afite icyo akunda kimunezeza. Reka tugushimire kuri kano kanya duhaye. Murakoze cyane ariko sinzi niba ufite telefone ko watanga umurongo hari umuntu ushaka kubonye ndamudaherukana cyangwa arakwigishije mudaherukana cyangwa telefone ndayifite nuko najyanye kuri
maze ndacatinga nanjye Uracatinga? ariko byose na za WhatsApp zose zose iyo nimero iyo nimero ndayifite ndumva reka nyishyire ariko mnayibaha mwebwe ahubwo se tugewe aho mwamizanye. Okay. Ekriture ni nziza rwose. Iyi myandikire mwayigiraga calligraphie ni calligraphie muri deuxième primaire primaire twari dufite isomo rya calligraphie babyitaga kunoza umukono niyo calligraphie n'ikayi yayo yihariye ya calligraphie. ubu inyuguti urayizamura ukayigorora ukayimbuke ibihekane ikinyarwanda iyo mbonye ahantu nandika ikinyarwanda numva ndembye bacyandika nabi ikinyarwanda rwanda ni ukuri yakoze cyane. tubwire nimero za telefone yawe. mwebwe ugewe ni 0788 93 00 Kamurenzi Marie Grace Mari Gumugisha ariko natigo ndafite yego 07 2 5 yego 4 7 801 ariko sinkunda gukoresha. Okay, birumvikana. Mukamurenzi mukobwa ariko igira hino uguyaguye Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.